Ikipe y'Amagaju FC ni ikipe yo mu karere ka Nyamagabe yakirira imikino ya mu karere ka Huye nyuma yuko ikibuga cyayo Stade Kamena kitafite mizire zihagije nyine zo kuba zakwakira abafana bahagije. Yifuje kwakirira imikino yayo by'umwihariko umukino bagomba gukina muri ikipe ya Rayon Sport kuri journée 28 umukino uteganyijwe tariki ya 26 z'uku kwezi kwa kane 2026 nyine ni muri iyi weekend. Ikipe y'Amagaju yateye utwatsi ndetse ibingibi byanashimangiwe n'injangabihe yasohowe na Rwanda Premier League. Ni byinshi rero bikubiye mu bijyanye no kwanga ubusabe bw'Amagaju ndetse ku bijyanye no kuba yakwakirira imikino yayo nyine by'umwihariko uyu nguyu wa Rayon Sport i Kigali kugira ngo byibuze ibone amafaranga. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda babifatanyijemo na Rwanda Premier League ariyo komisiyo itegura umukino y'ikiciro cya mbere bateye utwatsi ikipe y'Amagaju. Gusa benshi baravuga bati ikipe y'Amagaju yahohotewe, yagombaga kwemererwa kwakira Rayon Sport kuri stade yifuza, cyane ko nyine n'aya makipe yandi ajya bikora nkuko ikipe ya Peleumva yashatse kwakira nka Rayon Sport batayemerera hitamo kuyakira muri Peleumva ahubwo bayijyana mu mahoro kandi atariho basanzwe bakirira. Ubwo ni byinshi nyine nje kukubwira, nkubwire uburyo deal yose yari imeze, nkubwire uko gahunda zose zari ziteye. Kanda subscribe, like, share ndetse na comment hano kuri The Quick Times News. Nge nitwa Pasi Govinda, nguhaye ikaze cyane, reka nze nkuramburire deal yose. Amagaju ubundi ni ikipe yo mu karere ka Nyamagabe, ikaba yakirira imikino yayo ubundi mu busanzwe kuri stade y'Inyagisenyi. Iyi stade yabo ntago yujuje ibisabwa byo kuba yakwakiraho imikino yo mu cyiciro cya mbere Rwanda Premier League. Ni muri urwo rwego ikipe yabaye yifashishije stade yo mu baturanyi babo bo mu karere ka Huye, stade ya Huye. Stade ya Huye ikaba iri kuvugururwa nkuko mubizi, kuvugururwa nyuma yuko igiye yangirika ndetse ikagenda isangwamo nyine bimwe mu bibazo bisa naho bitari kugenda byemerera amakipe ahakirira kuba yakwakira imikino. Stade ya Huye nyuma yuko idahari, ikipe y'Amagaju yakoresheje stade ya Kamena mu kuba bifashisha nyine kuba bakirira imikino yabo mu gihe bakiriye. Kuri journée ya 28 biteganyijwe ko ikipe y'Amagaju igomba kwakira Rayon Sport. Amagaju kwakira Rayon Sport baba bavuga bati ntutuzakura byibuze amafaranga afatika kuri uyu mukino, cyane ko intara y'Amajyepfo by'umwihariko ni intara ibamo abafana benshi ba Rayon Sport. Bakavuga bati rero turamutse dufite nka stade Huye byibuze twakuramo amafaranga afatika. Kuri stade Kamena bakavuga bati byibuze abafana benshi bajyayo ni nka 2 cyangwa 3 nibo benshi, kandi ubwo nyine stade ikaba yapfutse yuzuye. Kavuga bati rero wareba uburyo twakirira imikino yacu handi hatari ahangaha kugira ngo byibuze turebe ko amafaranga twakuramo yakwiyongera. Ikipe y'Amagaju igitekerezo babakigejeje ku buyobozi bw'akarere ka Nyamagabe ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe, bandikira Rwanda Premier League bayisaba yuko yabafasha Amagaju akakira Rayon Sport ariko umukino ukabera kuri Kigali Pele. Rwanda Premier League ijya kubasubiza, yabasubije igisubizo gisa naho gitandukanye n'ibyo bari bifuje, kuko ibingibi byahamijwe n'ingengabihe y'imikino y'umunsi wa 28 yashyizwe hanze n'urwego rutegura shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda nyine ariyo Rwanda Premier League. Aho nubwo stade mpuzamahanga ya Huye iri gusanwa aka kanya itari yaboneka, ariko imikino y'Amagaju niya Mukura bagomba kuyakirira kuri Kamena nkuko babitangiye, kuko
ubwo Amagaju azakira muri Rayon Sport tariki 26 ku cyumweru, ndetse na match zahuza APR na Mukura niyo izaba yakiriye tariki 25 ku wa gatandatu, yose ikaba izabera kuri stade ya Kamena. Iyo ngengabihe rero yari iteganyijwe gusohoka rwose hafi rwose muri iri joro ryakeye ryo kuwa mbere. Benshi rero bifuzaga kumenya niba aho amakipe abiri y'ubukombe agomba kuba ari APR ndetse na Rayon Sport, bifuzaga kumenya nyine niba bazakirira byibuze i Muhanga nk'uko bari babikoze muri match zibanza, cyangwa niba ikipe y'Amagaju icyifuzo cyayo kigomba gushyirwa mu bikorwa. Uti rero biteye biti. Amagaju ubundi bwa mbere yashatse kwakirira Rayon Sport kuri Kigali pe. Mbere yo kwemeza ko imikino rero izabera i Huye, amakuru twamenye nuko Amagaju yo yabanje gutanga icyifuzo muri Rwanda Premier League yuko bakwakirira Rayon Sport muri Kigali pe. Rwanda Premier League ikabasubiza ko ibyo ngibyo bidashoboka. Babwira yuko ngo amategeko ya Rwanda Premier League avuga ko nta kipe yakwakirira indi kuri stade iyo igiye kwakira isanzwe yakiriraho imikino. Ubwo murabyumva, Rayon Sport isanzwe yakirira muri Pele, Amagaju ntabwo yemerewe kuyakirira muri Pele. Amategeko ngo ya Rwanda Premier League ngo nicyo avuga. Ubwo nk'iyo bavuga ko wenda bayakirira nk'Ibugesera byari gukunda, bavuga ko bayakira nk'ihuye nk'imusanze cyangwa za mu kibuga wenda cy'Imuhanga cyangwa ni Rubavu nta kibazo, ariko nta kipe yemerewe kwakirira indi, ariko iyo ugiye kwakira isanzwe ariho yakirira imikino. Kwikubitiro ubwo niko Amagaju yabyifuzaga, ariko Amagaju amaze gusubizwa gutyo ngo barahindura, basaba yuko bakwakirira Rayon Sport noneho muri Stade Amahoro. Stade Amahoro nabwo bababwiye ko bidakunda kuko Rayon Sport nayo ngo igihakirira imikino, barababwira ngo byibuze igishoboka nibajyane match kuri stade y'akarere ka Bugesera. Amagaju rero amaze kubwirwa ko yajyana match Bugesera, ngo bararebye bapima imibare ngo basanga rwose nabyo ngo ntaho byaba bitandukaniye no kuba bakwakirira i Muhanga, kuko byose ari ugukinira kure y'iwabo kandi n'ubundi nta cyavamo. Ubwo rero Amagaju ahitamo kubyihorera, yemera kwakirira Rayon Sport kuri stade ya Kamena. Umukino ubanza wahuje aya makipe wabereye muri Kigali Pele, uko muri kugenda mubona amafoto atandukanye. Match yarangiye Rayon Sport itsinze igitego kimwe ku busa, igitego cya Yves Habimana, nyuma yuko ikarita y'umutuku yahawe Rwema Amza Kibaba. Amagaju y'abakinnyi 10 inanira Rayon Sport gutyo. Ubwo rero ni ugutegereza ngo turebe ngo umukino uteganyijwe kuri iki cyumweru uzarangira gute. Byose muzabikurikira hano kuri The Quick Times News. Kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi uzajya ukurikira amakuru yose ndetse n'imikino yariyo yose. Nitwa Pasi Govinda.